sha karoni ibyo turi gupfa nukuri ariko aho kugira ngo umunyeshwari nawe tuguma mu magambo menshi duhura mu nzira na rubanda batubona kanzemo kubita ikinyoma musabe imbabazi nyuma zikangura twamuhaye invitation muhamagare dore ngizi nawe kwa Marigata mwiriwe yemwe kwa Marigata sinde bakinguye mwa Marigata bisaya jehesha hana kose hana volentiza wallahi cyaro ndabona kikomeje kumbera urusore kabisa meze bitaro asubu utarambaza n'amakuru yuko niriwe n'akavura karaguye none naye ngo nguke mbasi oya tuve muri byinshi mana mbasi waje se nshaka ko tuganira nkagusaba imbabazi mana nkagusaba imbabazi twe gupfa umukobwa nisariye mana se urumva nkwamaga ndi kugukinisha umuntu w'umugabo nkawe ariko nyine mwana ugomba kumenya ko mwana umukecuru namajije kumubwira ibintu byose namupanze fresh namubwiye yuko ejo tuzatinda ku ishuri turi gutegura ukuntu nyine tuzakora test kuwa mbere yes namubwiye ukuntu muri weekend nyine dufite ukuntu nyine tuzabigenza asana bikigihe asa namwizera koko sha byanga bikunda mwana nzamugenza muneke ku buryo nanjye ibyo apanga byose ngomba kubivumbura tu ntabwo byavamo nzi ko wa mutipe nawe kari inshuti yanjye kwigira ntabwo yava ku bintu ndabizi ngo tuganire gute se tuganire shari karabeshya ab'inkoko mbumushwi cyawe niyegera agaca ndegera mani sinagutindiye oya ntabwo batenze uri mu biki oya gusuhuzanya ntabwo birimo mbabari usigaho ndabanza ubanza umbwira iki kugenza oya banza wicara sitwe nyana hana yicara kabanza mubaza cyose twemeranyije ko turi buhure ngagusaba imbabazi none se ko ngenda byoroshya ukabiremerera ntago ndamenya nimba ari ahubwo nacyumuzanye mbe mwana ahubwo tansiyo n'ubwo kuvugisha no kwihisha kubereka ndamutse amvumbuye impango yacu yose yabipfuye mwana ntari binyine mwana kambe nkuretse ngiye gushaka mwana twatsi tw'inka ndeye ko nataha mwana kare nkaza nkitegura ibintu byose nkabishyira ku murongo siko ntarafura n'ibaga mwana noneho uburyohe kugeza mu gitondo sawa mwana ntari mwana kambe nkuretse sawa
Ndashaka kwica. Oya aho ubwo mbwira ngo imbabazi ngo ubuse cyagihe inshuro zirenga ebyiri ushaka kunkubita noneho urumva wamuhaze Clarissa niwe wanyatakaga ariko nakwiyorera nk'abansikari ubuvandimwe none ukubona tunaganira mani ntabwo byo gutera umva rero nkubwire urumva ninjye wakwatakaga none se rutayizamu yajya gutsinda umwataka akamureka nari kukwata kukandika se wowe jya uvuga ukuri mani nyine nawe umuntu nyine washaka kunyataka mwirwanaho ariko ntabwo twigeze turwana ushaka ngo twiyunga nta bintu by'amagambo menshi se mani ku gasozi dusakuze n'abaturanyi batwumve mani oya njye ntabwo turi abantu babaga njye ntabwo nanga kwiyunga nawe sibyo pe niba wumva ibintu wabiretse wabyoroheje wumva ari ibintu byose nyine mwana ukamuvaho ariko utaramuvaho abantu urabizi mwendo wa pare y'abajiya yavamo tukajya mu mitsi umwana wamuretse ariko tinamuretse oya niba wamuretse umva kora ahangaha nizere ko tutazongera gupfa ubusa sibyo rero twongere twiganirire bisanzwe ariko umwana yaduteranye Haruru umuhanda buri munsi mbona ifaranga ngushimishe ranini umvasha andahana abareyo muri uri mu bice kuzembo komera karori we ni wowe amakuru karori makuru ni meza amakuru mumeze mute turaho hajyasha ntari wowe nabonye kwa Margarita ako nanjye ndabona ariko twarahahuye cha ujye umenya gukora ngo akazi rero akazi n'umwana iyo nkagezemo ni nkari kuzamuka kabisa udakora waba muri iki cyaro utemva rero mfite ikiraka ahantu nshaka gutabira ndagira ngo uzahandimire nibyo mbyumva ko ubu rero niba wabona umwanya tukajyayo niba wazaza kundeba ejo ntabwo mbizi pe njyewe ubwo ntabwo njya ninda n'uyu mwanya twahita tugenda urumva kubera yuko njyewe akazi mba niteguye guhita nkakora urumva wase ahubwo ni ikiraka cy'ibihumbi bingahe ngo nunge ko harimo umunyu umuntu yatatangira urabona ko kuba muri iki cyaro wa mwana we tuzahagera uharebe tuvugane ahubwo se tuvugane tujyeyo harimo nk'ibihumbi bingahe ubwo tutaragerayo numbwira n'igihumbi nzagaguha tugende uharebe nuko karo nari mvuyeyo ahubwo se nari mvuyeyo ufite umwanya tugende akazi twagenda ukakanyereka ndabona mwana cyaro kimaze kukuyoboka wa kintu sha nyine urabona ko nyine niko ndagerageza kwiyadabuta nyine kugira ngo uyu munsi se ko mbona wiriwe mu rugo noneho uri muri sengera mu rugo munyarwanda bizi se yamanya nawe usigaye warayobotse inzira y'amasengesho akazi kakomeje kubura se wa kintu ubundi kubera ko umunyakazi aba yiteguye kubona akazi ubona ntabwo ngikuramo isarubeti ndabona isarubeti usigaye yigendana nka ka gakiza baririmba cyane kubera ko urumva kubera ko umuntu aba avuga ati akazi ejo n'ejo nabona akazi none no kugira ngo hano mu cyaro yambaye isarubeti ubona ko ari umunyakazi byadanje shaka bisi rero ahubwo urimo urambwira uti ibibazo bimeze nabi sigaho ko numva uruhara rurimo ruraza nkagira ngo nahindutse muzehe mbogo nyine nuko byakagenda kose kabisa jama meze neza urahora komeye ahantu hepfo ntakuzi urabona ari ubwa mbere se numva ari ubwa mbere pe izi karitsiye ndazizi numva ari ubwa mbere se naba nshaje aka kanya ku buryo nakweberwa nyine ubishatse wamenya tu ariko ngewe nyine nyuma kukubona nahise mbona amaso atari aya ngaya sinzi nimba twarahuriye za Kigali nimba twari za Kibungo ntabwo mbizi ariko ubwo n'undi dusa
birashoboka. banza ariwo ukiyangiza ubwo uracyayiba aya narakuze ntabwo nyiriye wenda ubuze ntabwo nyeba abana nakwiye wenda koko nakubazaga kugira ngo wibuke na cya gihe manuka dore naho ngaho manuka tumanuka gutya niko udushaka twanjye inyoni zatumaze sha ubwo se nta nubwo ugishyiramo ya miti y'abasaza muze iriya nasanze ari ukubeshya umva muze ubu nawe wagiye muri sengera mu rugo nta nubwo ukibuka gushyira imiti mu murima zireke kuyarya yawe se ariko iyi nkomvu iyo nyibonye mpita nkwibuka twaragutinyaga tukiri abana twaragutinyaga cyane kabisa niko aho se si ukurima muri uru rutoki nakubwiye kubandura shango minga ibijumba uragira ngo ni mu rutoki n'umushike mbega niko ni agatungo ubumaye ariko byose ndabitumika njyewe ntumbwire ko utazi kurima kurima ni impamo pe reka nkubwire niyo wama kurima ku kirenge cya ruganzu kuri rya buye naryegura ndabitumika ukampingira nabi ntinkwishyure njyewe impamo ntago nagaguha karori baranzi ntago naguha wowe akazi wowe uriya mini urabizi nkuhaye icyumweru kimwe nkahita nkwereka harari hinga nkaguha bene wanyu n'impamo witonze nazaguha nako ariko akazi nyine tube turagatuma ubu urumva tugende uharebe ariko ntumende sha asabwa amafaranga yarabuze imyaka mfite niyo mfite naguhenda cyangwa wamenda ahubwo utamenda abana b'iyi minsi ndabazi dusigaye tuvukana inzara se ubwo niko ushatse kuvuga oya nta by'inzara naho ubundi musigaye muzi ubwenge ariko abana bizi iminsi niba ari uko mwigira ku ntebe uzi ko twicaraga ku ibuye ahubwo se ntabwo bizi ko tuvukana arindwi ntiwitwa inde erega hari ukuntu umuntu nyine umureba cyangwa cyaretse niba atari wowe nese nzi w'ikimana so witwa Figiri urumva ntabwo urumva ngiye banyita ari John ari John sawa tuzamenya ariko ushatse wazanansura nta kibazo nyine ushatse wazanansura tukanaganira tukanasangira na kacyayi byagenze gute se umva nakubeshye hari umutipe w'inshuti yanjye sinzi wenda ujya unamubona anyuraho nyine arenda uwo mutipe ushobora kuba baranamubonyeho ni umusore muremure nka wa basore nyine barebare ujya ubona bakunda guturuka muri za Nyagatare usibye ko agenda yunamye nka barafinda ariko nyine uramuzi yitwa Figiri numubona uzamwibwira ni muremure agenda yunamye nka barafinda umukina muri aperi uzahita umwibwira mufitanye ibibazo umutipe dufitanye ikibazo cya dani ariko yampamagaye maze kumpamagara mufitanye ikibazo aranamamagara ikibazo dufitanye rero arashaka kuntwara umukobwa mani ntakuranye turi inshuti arabizi ko uwo mukobwa mukunda witwa Kararisi urumva ariko nyuma nawe nza gukabuta amakuru munyabwiwe n'umusore witwaga Patrick ambwira yuko nawe hari ukuntu ajyayo bakaganira ukuntu duhurira mu muhanda dushwana urumva mushwana mwege mutuma umukobwa mwana yego twararwanye gasogoro yenda guhuzura ngoki muri kamubaza umusore muri inshuti mwarakuranye murigana murarira mu muri make ukunze umukobwa none kugeze kuri uyu munsi ashaka kumugutwara cyane Imana nese wundi uwo mukobwa urabyize neze ko gukunda reka nkubwire twiganye kuri GS Nyawera urumva dukundana hafi kuko twanakundanye ari mu wa gatandatu aho ngaho kugeza mu wa mbere segonderi dukundana duciringa urumva ariko nungurwa nuko uriya mutipe ari kujya ariko arangije n'umusibejo amamagara kuri phone ngarashaka ko duhura ngarumva ngashaka kunsaba imbabazi ngo kubyo yankoreye urumva ariko nanjye banamwizeye pe uriya mutipe nawe ko uteye mu mutima we ndamuzi
Ebana arekura aruko bagaciye kabisa. Bakubwiriye. Andi abari inyongera. Twebwe twagendaga twikorera amabuye yo kwicaraho mwa. Aka yacu tuyigira. Impamo. Niko. None ejo bundi bantumiye hariya mu kirori w'ikigo. Ndeba izo ntebe mwicaraho. Umwana go mu wa mbere yigana makayagana kuriya. Yango se ni cyari gihe mwagendaga mwandika muri bya bibaho ngo na amatusha. None twajyana gurubaho. Yewe cyo gihe niga mama yamaye ikintu ngo ni idongo ni ikibaho kimeze nka bino bita telefoni no bakoramo inzugi nengeza ngo ni isahane niyo mwadahishaga umucuzi oya twarajyaga niyo mpamvu mwabyana mwe harimo nagira ubwenge wagendaga inzara iri kukwica reka da ikagufata ikagukerera urumva kwirego majyana ingoma barimo barakubitira mu gifu none musigaye mujya twebwe kwirego urasubira kwiga yamuze ariko nawe wajya yukiga ariko ari indirimbo ivuga urayizi kuri uwejo unasanze agasaza gahena gahenura ngo wamu butoya nkasubira none nanjye wamu butoya najya kwiga niga njya nicaye negamye wamenya n'ubwenge bwinshi harakabaho Kagame ariko se ubundi amafaranga ufite ubundi bwenge urashaka ubwiki harakabaho Kagame nicaye kwibuye urumva niho wigiye niyo mpamvu utamenye nako twicaye kwibuye n'impamo urumva urubahu itushe warita uzi inkoni nariye zitushe rekada ako muze menya warize ku bwa Rwabugere ni kuri viziyo ya hafi abantu bose bari kwiga ku bwa Kagame nimushaka mujye mu musingizi wakwicaza kwibuye ngo umve ukuntu uri gusaturamo hano mu musate dukomeze tugende w'intinza twavutse amatara yaka naho mwe ngo mwacanaga ubutado wajya gusa nyine viziyo zose ubundi urabizi situwasiyo nk'iyi ntabwo nzi ko mu cyaro ntabihaba nzi ko ari ibintu byibera mu mijyi kuko hari n'igihe uri ufite inshuti yawe ukayakumva ngize igiteta na sheri wawe cyangwa se iri guteta n'umugore wawe ibintu nk'ibyo ngibyo nyine ariko ukabanza mubwire wowe nimba yakubwiye iti duhe dusaba n'imbabazi kandi ukamwemerera twemeze wowe ntugende gutera agati mu ryinyo ngo uvuge ngo umuntu yasize imbabazi ngo byarangiye urumva umuntu yibaze nawe ikibazo kirabaye nta n'iminsi ishize nawe aratangiye ati dusaba n'imbabazi urumva ibaze nawe nimba akunda uwo mukobwa koko ubu yaba yamuvuye inzoka yamuvuye harimo ikibazo nanjye ndimo ndabyibaza ariko nkumva nyine ndashaka gucengera ngo menye ukuri ahubwo ubundi ntugunirushye uzamugenzure gake gake yatape kuri etape shaka byose ureke atekereza ahubwo utuye hano hafi ase ahubwo niyo gusize impamvu ukuntu nakabaye ntarakumenya koko njyewe kwa Margarita ntuwazi se wa mukecuru ndamuzi wa mukecuru w'inzobe muremure mukunda aranyonsiye nyikodeshereza niho nibera ubushatse wazanzo tukagana tugasangira ka cyayi cyase tugasangira n'akavuguto ibintu byose biba ari ibintu byasawa sawa ahubwo se ubwo se usuzambura gute ujyase twanwara namba okay sawa zarangwe namba yanjye ntari 07 8 5 9 2 5 okay nyine utewandika ari John ubu nyine urahita umamagara nyine nyimite mbona numero yawe uko ngenza guhamagara nta kibazo cyangwa se nawe uzamamagara nzaguhamagara wazi oya naribi sawa turi kumwe shano twayabagore babandi kabisa nakuvumbuye ariko indeshyo wewe sha Haruna afite akazi nubwo wenda hari wifite ibibazo sinigwe kuzana mu bibazo byanjye wenda uri kwigihe nakubwiraga ni nagiye kuwa karori anyirukanga nambwira ngo ndumujura ikindi babyibuka ndabyibuka uyu munsi rero ndavuga ngo dukore ibintu bisa nyine nko rego urobize uri umwana w'umucyaro uriya musaza rero uriya musaza nyine ntabwo twarabyirukanye
ariko nabyirutse mugenda inyuma nyine icyo ushaka kuvuga wowe ubagenda ujye kwa karori mwana saro bitenye umwana ntabwo yapfubusa mwana uriya musaza azi ibintu yadukoreye njye n'uwo mutipe witwa Fegere reka nkubwire twagiye guca imiwembe ye urumva nanjye njya kumva Fegere arambwira ngo mani ngo dore mbogo maze ngo byagenze bite ngo ni imbogo ngira ngo iri bunsange mu giti mana simbutse nikubise hasi mbanza urumva iyi nkovu reba ubwo ninde yewe muramuze komeza muraho yego makuru komeresha umeze mute turaho ni wowe Madina harya ngiye mudini kuri icyo gifuka wicara aho umbwira icyo kugenda uze amakuru aya ngaya uri Kagame yazanye amaterambere aya ni uwo gusingizwa n'impamo nawe ubundi ngaho wahabonye muze nabona ibi bijumba n'ibivamo nzashyiramo ibigori noneho ndashaka ko hano hari ibijumba ntihajya ibigori hano hazahita hajya ibindi bijumba kugira ngo inzara itazanyica ubwo ni ukuvuga ngo urashaka yuko marima ariko nako gutabira uzakama muze sibyo se nimbona ukora neza zakagura ntubigireho ikibazo shaka ngo uzarime uhereye kuriya hano nzajya mpazirika ya hene yanjye sha ya hene ufate na hariya haruguru urumva utambike kuri iriya nsina ufate no kuri cya giti cyo hirya naka ngaka urancangana none rero Karori nawe urabizi sinakugora nk'umuntu w'umusaza ariko ahangaha urabona nyine kari na hanini ibihumbi 100 byonyine ibiki ibyumweru 2 nkahita nkwereka umushike wawe warangiye urumva ibiki amanywa nijoro banza hari ugira ngo uhari ugiye kugira kuhagura oya ntazi ubwa ayo ngayo uziko ayo ngayo atabarimo n'agakesi muze ariko ubwo abana bize iminsi musigaye mwirata ubwo uraciriye umva mwa aha hantu hanjye ubwo uri n'umusore uzaharitagura umunsi umwe fata amafaranga zanjye 10,000 urumva noneho nzakujana no muri ziriya myumbati zanjye ujye uhekenya n'impamo turaho pe ngira ngo se ujye ubasha kumarwa gerageza mwa no kugerageza abantu bigiriye hasi kugira ngo bajye batubona bikada muraho uragenzwa n'iki uzereka mane cy'umuzizi Chamariga ritameze ati niyo nikubise hasi icyo gihe uwo musaza mbogo ndamutinya ahubwo nanjye naramukurangiye nanisha nawe icyonzi kibintu ari nawe nakubona none unafite uwo nambara ingofero gutya ahita iki ni ikirara mbogo nanjye yambara Karori mbogo yambereka mbogo ahubwo none icyo nashakaga nashaka kugira ngo umujishe nyine ugende usaba akazi urumva yarambwiraga ngo ntabwo ashaka guhinga ngo ni gute muri Kigali yaza akajya mu guhinga genda ashaka ugende umumvuganireho rega nukuvuga ngo ngende mwaka ikiraka kubera yuko abona ngiye nsanzwe n'ubundi nsanzwe ngenda twanyaguza ndarahita nyemerera noneho nawe mite nkubwira uko gahunda iteye uhita uza tukamanuke nk'abajya kirimba nta kibazo tayari ubundi nawe urebe ukuntu umwana isa ubonye akazi sarubatuka ubonye imita nizera ngo akazi umungu ndagafite wonde bize nta kintu yakwima weho erega wowe niyo nta kazi afite hapo ntabwo yakura nakifumbire kweye kandi ngiye bitewe n'ikibazo nifite cy'amafaranga ewa nge nta kintu nakora sha ewa iyo gahunda yo ndayigukinira urumva ndayigukinira kabisa muzehe mbogo ndagenda mwegere ariko nge nkunda kumwita mbogo ntacyo womenyereye Karori noneho rero usanze urumva usanze ngiye kuri mutipe wanjye ariko ntacyo wowe gusa tuze ibyo nibizikora nyine reka tunajyanirane nyine ndeko rero mutipe ariko man witonde man Shaman ubigenze gake biziko abasaza b'iki gihe no bazi ariko azemera ndabizi azemera kabisa
muzereka maze ncumuzizi Margarita ameze ati wanywa gake mwa uragira ngo uncure ubwo umwana ni bwoko ki wagira uti uzi ko wari uyimazemo muze nawe ari kuyashenga koko niko mwa ubu ni nyoko yagushije ishyano mwa erega buriya ikigihe ntabwo ujye bibayo natwe urumva iyo tutubonye dukubita tubangura mbwira vuba sha ndabona unywa cyane wasiguye imaze uzajya uhekenyana n'imyumbati umuntu ntago aba akeneye no kujya kureba ka mace ka pere na rega bandi byo ngaho ibyangezayo imici isa niba ari iyo mici barayijya ako se muze nawe no ariko abana bizi imici mwabaye reka nkubwire muze ayanyuma ibihumbi senkana ibiki aha ngaha buracyama kwereka ngenda harankora ariko uzanahatabira unahateye mu bihumbi senkana ewana muze subyumva se rego ubundi niyo mpamvu nahoze nkwemera nubwo nanagutinyaga ariko ayo ngaho aya muze ibihumbi 50 isenkani yonye nawe muze yize n'icyongereza ariko vana 25 zanjye ndaziguhaye uhayinge uharime uhatabire 25 aya muze aho nawe waba ugiye kunkubitira mu noze fata tarani kunkubitira mu gitenge muze fata tarani muze rwose oya gumisha aho ngaho nzanahatabira nzanaharima ako sese muze ndaga abandi oya ntacyo muze ntacyo buriya rero agasho ibyango umuntu yitwe n'ubushomeri imyumbati zanjye ziri hariya uzajye uhekenyaho ariko sha mwana ntuzashyireho umuntu agashungo ariko ukimenya ujye ndeberana hano hari abantu bajya banyangiriza oya nawe akoramo mari noneho n'iriya nsina nuyigeraho nyombere uzayombere neza sha uzambwire nyizane n'agafumbire ibijumba byanjye ukabicukura nkaguha bene wanyu oya muze we gusa uzareke kuma bene wabo w'insina bene wacu bo bazanyemera sibyo se muze ngenda gukorera neza kabisa uzagushyira ubutegetsi sha oya ariko ni agari ngombwa ko ndega ndamwizeye ku itegeko umva kurengera umunyarwanda ni ibintu bye naho rero Kigali kakaro ntago tuba tukabona yeye umuntu akabonye hafi akubita bangura ahubwo urongera umwe gira mwa noneho amuze waribagiwe koko ibikisha amuze ntabwo nakubwiye ngo rwose ndashaka akazi muze ibyo byihorere rwose akazi mwa muze ibyo byihorere ibyo byihorere tuvuga yewe mva mwana wa sha waratinze n'impamo naragatanze pe akazi nari mfite kara ko kurima naragatanze hari umuntu nagahaye amuze nawe ugiye wumva n'ukuri kw'Imana ese warakerewe pe akumuze ntabwo uri wa mwa cyagiye waje narataye umutwe sha wigikaramu ukuntu nyine wana witwara nyine ukuntu ubusa nkaho ugira amasoni hase sha ubundi buriya tete umukobwa gute kandi shagira amasoni mwa sha ariko ntari ibi sha byangunde bukuze sha indeshyo iki ni nk'iminara kabisa sha garuke mbe nkuretse najya nguhenyere makuru nyine ko maje tumaje guhura nirirwa barantuburiye mwa nigero yo gutuburiye se nabwirwa n'iki ubu ngubu rero aho mugukiye akazi naragatanze ariko ubwo naho ubutaha nyine ndongera nguhe nunyumvira no macinya we mehereza ibyanjye hano ntabwo nakongera kurwanya impamo uranyumvira ra muze reka nkubwiye rero ngabasi makandi haguruka utahe makandi akazi naragatanze sha ntabwo ntaye iki gituma kitaranye nzamutata ewana nzamenya ikintu kizakurikiraho nzakubwira nta kibazo sawa oya nugira ubwoba aka kazi ndagatumika neza umva mwa none ubwo ngeze aha njye kureba epfiri aho nari nahinze ibigori ko biri kumera ubwo akazi uragatangira ryari ejo bukeye usibe kunyakavansa umuntu asigaye yakavansa akarara agiye oya naho umva sha uri umusore rwose nzagwa amafaranga 30,000
sibyo abana ndabyumva iya mafaranga uzahinge nyaguhere rimwe ugure mitungo sha ako kana ugira uzaba umugabo ndaguye iminsi 3 byaba imeci byavuga ngo uzajya akoreka mwana ariko numva nyine nakamace nyine no kugenda nyine no kugura agakweto keza nzajya gutereta bumbe nyine ariko nyine umuntu akanazigama nyine urubyiruko ubundi ukaba uzaba umugabo sha ukwiye gukora ukava muri ibyo by'imimeci izo meci uzishyiramo amafaranga wenda gukorera akazi ariko nyine nakamace kaba gakenewe n'umuntu w'urubyiruko 30 uhagire sha nyaguhe wenda uzambwire ngo rekeze ujye kugura itungo ubu umugabo itungo nzariza ariko nyine n'uto tuntu tundi nyine two ku ruhande ibindi nukora neza zakwerekana kandi naharega muze nacirika mbe nsubiyeyo ntunganye n'icyakora kugira ngo ejo nzaze mfite imbaraga kandebe utwo tugori yego tugereho rwose nanjye reka njye kubitumikira neza ubundi ejo uyu murima yana ni no stop mu murima n'ugukubita mbangura ariko yo ninde unyangiriza ubu menya wa mwana wanduranya waho 30 si menshi ubu shagashomere nikakibayeho kabisa shamudida kazara kabonye yana hari amafaranga bamuhaye yana turaje iki kiraka tugitumike neza ubundi wa musore we notamara y'amezi rwose ubayeho neza ntuzandenganye pe yego mwana turaho tumeze neza ibintu bimeze neza nta ribi nyine urabyumva mu cyaro ntabwo biba byoroshye rero ariko umuntu aragerageza nyine akareba ukuntu yahaba pe amvare ubu ni ukuri pe ndumva ntuje mu cyaro umujyi wari unaniye ni ukuri none se ibaze nawe kuba warize ibintu bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi warangiza ukajya kuba mu mujyi wabikorera hehe ni ukuri imikorere imikorere isigaye mu cyaro ni ukuri yabu ndatuje aguruka utakana nakabike wa macuho sha ubona myanda yagahaye seke wasanga Haruna ataragiye kumureba ntubizi se ntubizi umuntu utegereje akazi ko aba yibereye mu madokima yibereye mu makayi arimo asubira mu byendi yize byose shamba nibereye mu bitabo pe ibintu by'akazi rero ibintu by'akazi byo ndimo ndatebera ka cyo kora ahantu ndi rwose barahinga bakeza bakagira gute usiye ko nawe bikora kinyamwuga usanga bakivangavanga imyaka bwera sha haguruka utahe wampa nomero yawe kanigende ndamiyunga kandi muzike cyumu wakibitse se inda yawe ni ngari nta kibazo ntacyo ngaye kugura ibyanyu nta nzoga yanzonye urubyiruko runywa gucyuguze zigondera umugore mwa iyorere ndajya kugura yanjye sha ngo haguruka utahe ngampa nomero zo ngo wahaye akazi nazo nguhaye kabwera muze nawe uragorana haguruka wa macinya utahe ariko anya ngo ni aya macuho ntiyumva sawa bihorere ndabwijyanira sha mvira mu rugo muze bwine inzoga yawe namwe gusara uranywa kuriya mwa aha yewe muze akuza bitekerezaho nanjye ibyo ugira kunywa amakazi da ngaho genda nzareba sha mwirigwe genda nakwiye mubeho kanjye kureba aho yari yarayigerejeho kabwera acuho kanze ndebe mwa kandi no mujama wanjye ushize nababwiye ati yagenda munshakire amumbwirire ariko nyine yagene mu mazina ye nyine
ubwo rero nari mvuyeyo ariko nabwo nagisuza amaye nyine ngakazi yaragatanze ariko ndizeye neza ko nubwo mutipa ataramamagara ariko ndizeye neza akazi ko ngafite pe mwana iyo byanze ni nyakabyizo yikora ariko kugira ngo ugere ku kintu ushaka ubwo rero ndamutse mbonye akazi gahoraho nawe nakwibukaza nta kibazo wafite